Ndi Papa Sava. Nyambika fime mana we, ibyo tubona mu isi bisaba kwijijisha. Nyambika fime mana we, ibyo tubona mu isi bisaba kwijijisha. Nyambika fime mana we, ibyo tubona mu isi bisaba kwijijisha. Nyambika fime mana we, ibyo tubona mu isi bisaba kwijijisha. Isi y'abarozi unyambike fime, n'isi y'indyarya unyambike fime, ibyo tubona mu isi bisaba kwijijisha. Nyambika fime mana we, ibyo tubona mu isi bisaba kwijijisha. Isi y'abambara ubusa unyambike fime, isi y'abatanga ruswa unyambike fime, isi y'abagambanyi unyambike fime, ibyo tubona mu isi bisaba kwijijisha. Nyambika fime mana we, ibyo tubona mu isi bisaba kwijijisha. Isi yuzuye amayoga unyambike fime, isi yuzuye ubujajwa unyambike fime, ibyo tubona mu isi bisaba kwijijisha. Nyambika fime mana we, ibyo tubona mu isi bisaba kwijijisha. 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 Nyambika fime mana we, nyambika fime Yesu we, ibyo tubona mu isi bisaba kwijijisha. Nyambika fime mana we, ibyo tubona mu isi bisaba kwijijisha. Isi yuzuye abapfumu unyambike fime, isi yuzuye inzaratsi unyambike fime, isi yuzuye kuraguza unyambike fime, isi yuzuye impenure unyambike fime, ibyo tubona mu isi bisaba kwijijisha. Nyambika fime mana we, ibyo tubona mu isi bisaba kwijijisha. 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 Unyambike fime, unyambike fime, unyambike fime, ibyo tubona mu isi. Nyambika fime mana we, ibyo tubona mu isi bisaba kwijijisha. Isi y'abaguzi unyambike fime, isi y'abagambanyi unyambike fime, isi y'abateganya imitego unyambike fime, isi y'abafite uburyarya unyambike fime, ibyo tubona mu isi bisaba kwijijisha. Nyambika fime mana we, ibyo tubona mu isi bisaba kwijijisha. Isi bihenze unyambike fime, isi ifite ibiciro unyambike fime, kugira namwe bisaba kwijijisha. Nyambika fime mana we, ibyo tubona mu isi bisaba kwijijisha. Unyambike fime, unyambike fime, unyambike fime, ibyo tubona mu isi bisaba kwijijisha. Nyambika fime mana we, ibyo tubona mu isi bisaba kwijijisha. Mu isi byose bibondo unyambike fime, isi y'abakuramo amada unyambike fime.
unyambike fime, unyambike fime, ibyo tubona mw'isi bisaba kwijijisha. Nukuri nyambika fime Mana we, ibyo tubona mw'isi bisaba kwijijisha. Ibyo tubona mw'isi bisaba kwijijisha. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Muraze kuza kunyihanganira, ntabwo meze neza mu ijwi, maze iminsi 3 ndi mu cyumba cy'amasengesho, sengera itorero, sengera abarwayi, sengera igihugu muri rusange, sengera abantu bose bafite ibibazo muri iyi si ya rurimo, ariko muraza kuza kumva nta kibazo. Yego rero, haleluya, haleluya. Mugaba aririmbye indirimbo nziza cyane, aririmbye aravuga ngo mw'iyi si bisaba kwijijisha, mw'iyi si y'abagome, mw'iyi si y'abarozi, mw'iyi si y'abanyeshyari, mw'iyi si y'abanyamagambo, mw'iyi si y'abantu batanyurwa, bisaba kwijijisha. Nyambika fime Mana we, ibyo tubona mw'isi bisaba kwijijisha. Isi icakura Mana we, ibyo tubona mw'isi bisaba kwijijisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Bwira mugenzi wawe ngo bisaba kwijijisha, bisaba kwijijisha. Bwira ngo bisaba kwijijisha, bisaba kwijijisha. Imana yo mu ijuru itanga byose, niduhe fime twijijishe, niduhe fime twijijishe. Amen, Imana iguhe umugisha mugaba. Umunsi nk'uyu nguyu rero ni umunsi udasanzwe, ni umunsi Imana ubwayo iba yashyizeho ngo bakozi b'Imana muterane, bakozi b'Imana musangire ijambo, bakozi b'Imana muhurize hamwe, musengere abarwayi, musengere igihugu, musengere. Amen. Hari ijambo nifuje ko tuganiraho uyu munsi none, turarisanga muri Zaburi ibice 126 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6. Mwahageze afite amabibiri yamusome no muri telefone zirahari. Yego, haranditse ngo ubwo Uwiteka yagaruraga abajyanyweho iminyago b'Isiyoni, twari tumeze nk'abarota. Icyo gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge, indimi zacu zari zuzuye indirimbo. Icyo gihe bavugiraga mu mahanga bati, Uwiteka yabakoreye ibikomeye, Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turayishimye. Uvuga ngo tuyishime, mushime Imana, mushime Imana itumye muri bazima, mushime Imana itumye mugihumeka. Hari benshi bari kwa muganga, hari benshi bamugaye, hari benshi batakibasha kuvuga, ariko wowe uravuga bigakunda, uragenda bigakunda, urarya bigakunda, urakora bigakunda. Mvugira ati haleluya, mvugira ati haleluya. Barakomeza bavuga bati, Uwiteka abajyanyweho iminyago utugarure, tumeze nk'imigezi, tumere nk'imigezi y'igenewe. Ababiba barira, abagira bate, abagira bate. Haleluya, haleluya. Bavuze ngo iki? Vugira ngo amen, vugira ngo amen. Nubwo umuntu agenda arira asohoye imbuto, azagaruka yishimye azanye haleluya, haleluya. Urashira ikorasi, yisubizeho ya korasi, yisubizeho ya korasi, yisubizeho. Ibyo tubona mw'isi bisaba kwijijisha. Nyambika fime Mana we, ibyo tubona mw'isi bisaba kwijijisha. Unyambike fime, ibyo tubona mw'isi bisaba kwijijisha.
kwambika fime mana tubona mu isi bisaba kwijijisha. hano ijambo riratubwira ngo ababibabarira abagira bate bazasarura bishimye. mukozi muzasarura wishimye. Ni mu bibi byiza mu bakozi banyu, mu bibi byiza mu banzi banyu, mu bibi byiza mu ngo zanyu, mu bibi byiza mu kazi kanyu, muzasarura mwishimye. Nimufasha abakene mubahe ikiro kimwe cy'umuceri, muzasarura umufuka wuzuye umuceri. Mwambike watambaye, muzasarura amabaro y'imyenda. Musengera abarwayi, abanyu Imana izabarinda. Mubibe amahoro mu bantu, mukunda abantu, mugire urukundo, mwubakire ku rukundo, mureke guhemuka, mureke ubuhemu, mureke urwango, muzasarura mwishimye. Nimubibe urukundo, muzasarura urukundo. Nimubibe ibyiza, muzasarura ibyiza. Haleluya! 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 Bwira mugenzi wawe muzasarura ibyishimo. Muzasarura kwishima. Amen. Reka dusenge kubera rino jambo ririmo riramfasha. Uwiteka Imana yo mu ijuru, Uwiteka wowe ugira neza, Uwiteka wowe utabara, Uwiteka wowe utarobanura ku butoni, Uwiteka wowe uturinda, wowe utatugirira ishyari, wowe uduha ibikwiye, Uwiteka utumenya akamenya ahashoboka umwana w'umuntu atabona, akabona ahakwiye. Uwiteka wowe udukura habi ukadushyira heza. Twongeye gushima umunsi nk'uyu, twongeye kunezerwa umunsi nk'uyu. Uwiteka Imana yo mu ijuru, ukomeze udukomeze, ukomeze utwubakire ubumwe, urinde abarwayi bari kwa muganga, urinde abafite ibibazo bigiye bitandukanye, urinde abari mu nzu y'imbohe Mana, ubarinde, ubagende imbere, ubaburanire nyaguhora ku ngoma. Hanyuma Uwiteka ikiruta byose udushakire filime zidukwiye, udushakire filime zidukwiye nyaguhora ku ngoma. Twirengagize ibitubabaza, twirengagize ibiduca intege Mana nziza. Urakoze Mana kubyumvise, urakoze kugira neza, urakoze kudukunda. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Rero amen. Rero umunsi nk'uyu nguyu hano twicaranye n'umushyitsi wacu yitwa Hatungi. Muruka bakurebe. Haleluya. Arishimye cyane. Ko mutamwakereza ntabwo mumwishimiye. Haleluya! Haleluya! Tout est fait. Tout est fait. Ya Lord Messiah. Lord Messiah. Tout est fait. Rero Hatungi mubona aha ngaha twarahuye, yaranshatse kenshi. Ubwo mubona ni umunyabyaha ruharwa. Ubusinzi ni number 1, ubusambanyi ni number 1. Mu mirimo yose mibi ya shitani niwe shefu wayo. Ni umusinzi, ni umusambanyi, nkwitabariba aho kubera Imana. Yaravuze ati mukozi w'Imana, nzaza mu itorero ryanyu mpakirizwe, mpakirizwa agakiza, masengere kandi nzahinduka. Niyo mpamvu rero uyu munsi yaje. Nagira ngo rero Hatungi twakwishimiye, twakwakiriye uko bikwiye, kandi n'Imana yibona ko twakwakiriye. Kugira ngo wakanya ujye imbere usuhuza abakozi b'Imana, usuhuze korari, ubabwira amakuru. Yego, karibu. Haleluya. Haleluya. Nanjye magaza nshima Imana. Ngira ngo murumva ko nanjye haleluya nyivuga nyishimangiye. Nigeze gukizwaho kera, ariko igihe kigeze Satani nyine ni Sekibi. Yego murakoze. Igihe kigeze Sekibi arankurura, arantwara. Uyu munsi wa none rero ikineye gushima Imana, ntabwo nari nzi ko naba ndaha ngaha ndi. Jewe umunsi w'ejo nari ndi mu gikundi cya bagenzi banjye b'abagabo. Noneho ubwo ngubwo mfata agacupa ndasoma ntinda no gutaha.
ngira ikibazo rero nafashe agacupa nkatinda no gutaha kubyuka birananira niyo mbyutse mbyuka mfite amavunane sinzi uko nabyutse rero ndavuga ina ariko se wajya gufata kamwe kakabyutsa izo nari mfite kuko hari igihe iyo ngasomye mpita njya hagati na hagati noneho gusinda no gusinduka bikavaho nkajya hagati na hagati kajya mu kayaga niko tubyita naje guhura rero n'umukozi w'Imana umukozi w'Imana abantu uko barambwira bati tugiye mu masengesho gutera wakwihanganya umunsi umwe ati hatungi koko uzabaho iminsi yose uyiharira ibyawe ujye mu byawe umunsi umwe wonyine kujya mu rusengero bikunani bati basiguye ino isaha imwe ndavuga nti kwa mugani koko hashize imyaka ingahe umunsi umwe cyangwa amasaha nanirwa kuyaharira Imana ndavuga nireka ngeyo nimbona bitinze ndabakwepa icyaka nigikomeza kuza ndabakwepa ikizima nuko ndakandagira bakabona ko nawubaye mu kugera hano rero nishimye indirimbo zaririmbiwe ahangaha zanshimishije ngo ibyo tubona mu isi bisaba kwihangana kwijijisha mwarimu nawe yatwigisha ijambo ryiza byankoze ku mutima kugenda byananiye nkomeza kumva bigenda byinjira mu mutima natekereje ikintu kimwe uburyo tujya mu kabari hakagira ibiduhenda kandi bitari ngombwa uburyo umuntu ajya mu mashambure hakagira ibimuhenda kandi bitari ngombwa natekereje amafaranga natakaje ku nzoga ntekereza amafaranga ntakaza ku ndaya zo mu kabari ntekereza amafaranga iyo ngiye mu macumbi indaya nishyura kuntu ziba zisa ubuguru bumeze butasa nubwo hari n'igihe uba wasinze none wamureba hari no ku matara ukabona ni keza cyangwa nakebe cyangwa nagakarakanoze cyangwa ukabona karabyibushye cyangwa kanagafite udutaka bwaca mu gitondo ye baba data we kavuga ati si ubu ngubu koko uyu muntu arasohoka vuba ndaca he ukibaza ibyo bintu wakoze ukareba umuntu wararanye nawe ukumva agahinda karakwishe niyo mpamvu rero mpagaze hano nshima Imana hari ibitangaza mbonye Imana inkoreye ku buryo imbwiye ati hatungi ntuzongere kandi ntabwo nzongera reka mbasetse rero burya ngo amaso ararya indi kabura uti bimeze biti umva ndebye abana b'abakobwa bari hano ndeba amataye bafite ndeba amabuno bafite nsanishije n'ababandi mpora nabo mu kabari mbona mu kabari ni zero hano abakobwa aragira gutera kubita ikibuno kabona ikindi ngo noneho harimo uri hano hagati we n'undi uri hano hepfo yagize gutya aradengisa none ikibuno kimwe nkabona kigiye hano ikindi hano mu kanya bigahita bihora ngo bene data ndahizira ry'Imana ko ntazasubira mu kabari nzajya nza guteranira hano mu rusengero niho mbonye abakobwa beza toka satani mu izina rya Yesu toka satani mu izina rya Yesu atu icara hano oya nana guke icara hano reba ukuntu bambaye neza icara hanga hatu waje gukora icyanga mu rusengero naje nje gusenga nsanga abambaye neza nishimye reba amatayi y'abakobwa reba ayo majipo bambaye ageza biraro nibyo nkunda noneho byiboneye mbona nkubone geza mu izina rya Yesu toka satani abadayimoni bashe bakongoke mama pasiteri muhe akanya gato iteka agira icyo mwuka abwira itorero mu nkundire rwa murambika y'ibiganza dusome mu mubwiriza 7 turahera ku murongo waho wa 6 tugeze ku wa 7 uraduhagije kuko guseka k'umupfapfa kumeze nk'amahwa aturagurika munsi y'inkono ibyo nabyo ni ubusa reka nongere njye kumubwiriza 5 haranditse ngo nujya mu nzu y'Imana ujye urinda ikirenge cyawe niwegera ukumva biruta gutamba ibitambo by'abapfapfa kuko batazi ko bakora nabi ntukihutire kubumbura akanwa kawe
kandi ntugakundire umutima wawe kugira ishyushyu ryo kugira icyo uvuga imbere y'Imana, kuko Imana iri mu ijuru nawe ukaba uri mu isi. Nuko rero amagambo yawe ajya aba make. Amen. Ubwo Rugaba yateraga indirimbo nziza twese twumvise tukaririmba mu majwi meza y'urusobe, umwana w'Imana yararaha imbere yicaye. Imana ikubabarire kandi Imana ibabarire uri hano wese yibwira ko ari umunyabwenge, kuko uyita umunyabwenge n'umuswa utiyizi. Umutima wawe itekerezo uvuga uti mpagaze nte. Haranditswe ngo gukora ibyaha mbarera nkabihorera byose nkabibona, ariko umunsi umwe nzabishyira imbere y'amaso yanyu byose uko bingana. Hababaje uzaza mu rusengero nk'uko akishushanya, akabyina bakanyurwa, akaririmba bakanezerwa, agatura menshi bakakira, bakubaka, bakarya, bagahaga, ariko imbere y'Imana ari ubusa. Ako rero nubwo murimo kudusomera ibyo uri umukirisitu mushya yarabuze aje kwihana nawe siwe Bamuciye mu ijambo, nanigiye gucutsa kugira ngo avuge nawe icyo umwuka wenda yaramubwiye. ntabwo ari umwuka bivuze Hatu ubwo twari twicaye aha wagiye wigaragura nk'ikinyamugera uva kuri iyi ntebe ujya kuri iyi, ukurwa n'umwuka ntaza wavuye. Mwana w'Imana, mbere yo kujya mu rusengero usengera imbere y'urugi, wiyeze umutima wawe ntongere kugaruka mu by'isi no gutekereza iby'isukundi. Imana ibabarira bibone bari aha ngaha. turi mu rukiko, ariko ijambo riba ribangaburwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Ngiye twese turemeranya ntatunge. Udusomeye ijambo riri mu mubwiriza ni wowe uryisomeye, bamwe ntabwo tuzi gusoma. Uvuze ko Imana itamenyera, none si ibyo atabonye, ibyo yabonye mu kabari kabibona mu rusengero, hatungiye hakizwa ati rebo nawe aje gukizwa aje gukizwa. Iyi myambarire niyo mu rusengero, ntabwo twabivuze muri komite, twabivuze muri komite. Niyo mpamvu rero tugomba kuzirikana ijambo rivuga ngo mwererane imbuto kugira ngo mutaberane ibigusha. uje gutera iwabo ndeba nyine baririmbyi babo ukuntu bambaye. Imana ishobora byose. Hatunge Murebye hano ukuntu wambaye nashize ahubwo. ahubwo hatu wicaye mushini Imana ko mwatapfuye. Ntabwo ari njye wababwiye ngo bambare gutya. Icara hirya no hino. Inyuma hano. Oya reba wowe wowe wigisha abandi, ntabwo ufata umwanya wo wigisha kandi Bariterera mu cya. Reba dative. nagatenge, reba imyenda mwambaye ahantu igera matako mwayanitse, dore n'ubu tuzerera abandi imbuto dute kandi wa mugani aho basanzwe bakorera ibyaha baza Iyi kanzu batwaye iki hano? Iyi batwaye iki? Ngiye no Kristo hagarara ngaha. Hagarara ngaha korari. Korari hagarara ngaha. Hagarara ngaha. Hagarara ngaha. Ibi ngibi bibacumuje batwaye iki? Imana ibitwambike korari yacu irasirimutse. Korari yacu abantu bose bayirimo barize, ni abasirimu. Bose bambara rumbiya, umva ngirwa mama pasiteri. Iyi ndirimbo yabanejeje ngo ibambike fime kugira ngo tujye tureba ibyo ibikojeje isoni, turebe n'impenure twazivuze. aha kari mu rusengero hari mu kabari. Ubu se murarusha Margarita ukwiga, uramurusha amatsiko. ibyo ni ugushengura imitima y'abantu. Iyi si imyambarire y'abakozi. Papa Saba babyemeze tushaka cyane tujya Cyangwa namwe mushyira ku isoko n'abatunja ajya baza. ubwo utaye telefone uri musigaho una mu gatore turebe gatora ako kana cyabazimwe mufatire wamusi utaye telefone yawe wayitora gute mu kabari n'ubundi oya tujye dukizwa hose niba tuvuga yuko tubangamiye Imana niyo kubahwa. Barakoze n'ibisubire mu myanya yabo. Mereza ibyo mereza.
atumbura abahakotanira bakwetuka kwa reba no gutoragura biramunaniye. ubwoko bw'Imana rero nk'uko mubivuze habaho kwigaya no kwemera umugayo kandi no kugira rwose hatungi mureke noneho dusaba Imana reka dusaba Imana noneho ituyobore muri ubu buryo bw'umwuka no guhindura imyumvire no kumvira biruta byose kandi kwemera no guhinduka ni byiza. Umubwiriza yaravuze ngo nasanze iby'isi byose ari iki? Ari ubusa. Twikwizirika ku by'isi. Ibyanditswe banza ubwiriza abantu kwambara bamenye aho bagiye, bamenye ko bagiye guhagarara mu rusengero batarambara n'ubwo wababwiriza n'ubwo wafata ijambo ry'Imana ukaribasiga nka gikotoro babwire bamenye kwambara. Ngira ngo rero uyu twari mu gukora Imana ndagira ngo tugitorere nta kugitorera kuri burahari turatora iki papa saba genda ngo mwitorero ngenda ariko tubigibiti tugiye gutora iki oya kereka n'ibitorero kwambara neza bari gukurura nyine abaje mu buraya nimureke rero duture noneho bwanyu mu gutanga tuzongera abantu bagende urusengero rwacu bazajya uburwayi bwo mu mutwe reka none watungera ataho kwaje se atungera ataho kwaje nzajya nza buri munsi ngiye buri munsi nzajya nza naho yavuye mu kanya buriya nimureke ntabwo dutura ntabwo dutura batari bazaga ko bamenye kwa